nk'uko mubizi intego yacu ni ukubigisha kubabwira uburyo mukwiriye kurinda amagara yanyu. Ubuzima bw'iyi minsi burasaba imbaraga nyinshi mu kubwitaho kandi utajenjetse. Udafite ubuzima ntiyabasha kubaho, ntiyabasha gukora. Uyu munsi ku Kibabi TV turaza kuvuga ibijyanye n'amamesa. Ese kuyarya ni byiza cyangwa ni bibi? Amamesa murayazi? Uribuka ari mu kirayi uburyo gihinduka? Uribuka uburyo aryoha ku isombe? Uribuka iyo yashyize mu biryo byindi bitandukanye haba impunguru ukuntu biryoha? Amamesa aza ku mwanya w'imbere mu mavuta aribwa cyane ku isi, kuko yihariye 1/3 cy'ingano y'amavuta yo kurya akorwa ku isi. Ni mu gihe kuko ugereranyije n'andi mavuta niyahendutse, nyamara kandi kuribwa kwayo kugibwaho impaka zinyuranye. Bamwe mu bayasingiza ubwiza dore ko atabamo cholesterol mbi, akaba amavuta aryoshye isombe. Abandi bakayashinja kuba ashobora gutera zimwe mu ndwara z'umutima na kanseri zinyuranye. Ese ukuri ni ukuhe? Ese kurya amamesa ni byiza cyangwa ni bibi? Nibyo ngiye kubabwira muri iki kiganiro. Ese ubundi amamesa ni iki? Amamesa ni huile de palme cyangwa palm oil. Ni amavuta akorwa akuwe mu mbuto z'igiti cyitwa ikigazi. Kikaba igiti gifite inkomoko mu bihugu bya Afurika y'Amajyepfo na Afurika y'Iburengerazuba. Bivuga ko kuribwa kwayo bihera mu myaka isaga 5000 ishize. Amamesa n'amavuta asa nafashe iyo atarahura n'ubushyuhe, akaba atangira kuyenga iyo ubushyuhe bugeze kuri dogere Celsius 35. Ubundi amamesa ndimo ndababwira akoreshwa ate? Amamesa uretse kuba akoreshwa mu gukaranga ibyo kurya, aho abanza gucamutswa kugira ngo ayenge cyangwa se agashyirwa mu isombe, anasigwa ku rugara rw'inkono bikayirinda kubira. Amamesa kandi aratunganywa agakorwamo ubuto bukunze gukoreshwa mu gukora ifiriti, kuko atinda kugera mu gihe cyo kuba yatumuka, kuko bisaba dogere Celsius 232. Niyo mpamvu ubuto bukozwe mu mamesa ku batetsi b'abahanga babukunda cyane. Akoreshwa kandi mu byo kurya bishyirwa mu makopo mu gukora amavuta yo kwisiga, amasabune ndetse n'imiti y'amenyo. Anakoreshwa mu gukora kandi biodiesel ishobora gusimbura essence. Ese ubundi aya mamesa abamo intungamubiri? Mu kiyiko kimwe cyayo ni nka grama 14 dusangamo, harimo calories 114, ibinure grama 14, ibinure byuzuye ni grama 7, ibinure bituzuye bidakomatanye ni grama 5, ibinure bituzuye bikomatanye ni grama 1.5. Hanabamo vitamine E ingana na purusa 11 yikenewe ku munsi. Nk'uko bigaragara, amamesa agizwe 100% n'ibinure, aho dusangamo 50% by'ibinure byuzuye. Muri byo harimo palmitic acid, ikaba yihariye kuri 44% y'ibigize amamesa, ari nabyo bivamo calories, igipimo cy'ingufu. Ibara ryayo ryerekana ko harimo beta carotene, ikaba ihinduka vitamine A iyo igeze mu mubiri. Nk'uko twabivuze, agira ibyiza ageza ku buzima gusa, akanaba hari ibindi ashinjwa bibi, nk'uko tugiye kubirebera hamwe. Ibyiza ku buzima, icyambere nuko afasha ubwonko. Mu mamesa dusangamo tocotrienol, bumwe mu bwoko bwa vitamine E, ikabizwiho kuvana imyanda n'uburozi mu mubiri, bityo bigafasha ubwonko mu mikorere yabwo. Birinda stroke, indwara yo kwibagirwa, ndetse bikanarinda kuba ubwonko bwakwangirika. Icya kabiri ni umutima. Kurya amamesa bifasha mu kurinda indwara z'umutima, kuko aya mavuta nta cholesterol ibamo. Gusa nubwo itabamo, siyo yonyine itera indwara z'umutima, bityo kurya amamesa ntibyagukingiriza indwara. Icya gatatu, kuzamura igipimo cya vitamine A. Ku bantu bafite ikibazo cyo kubura vitamine A, kurya amamesa byabafasha kuzamura igipimo cyayo. Ku bagore batwite na bonsa, amamesa atuma babona vitamine A ihagije muri bo. Nk'uko twabivuze, amamesa ari mu mavuta atavugwaho rumwe ku byiza n'ibibi byayo. Ubushakashatsi bugaragaza ko nubwo atabamo cholesterol, ariko kuyarya bizamura igipimo cya cholesterol mbi. Iyi ikaba igira uruhare mu kurwara indwara zinyuranye z'umutima. Icya kabiri, gukoresha amamesa yacamutse cyangwa se yacamukijwe cyane inshuro nyinshi, nko kuyatekesha ifiriti asigaye ukazongera kuyatekesha, bituma mu miyoboro y'imitsi hazamo ibimeze nk'ingese, bikaba byatera umuvuduko ukabije w'amaraso, stroke, itewe n'uko imitsi yazibye, ndetse na kanseri zinyuranye. Icya gatatu, kuyarya menshi na kenshi kandi bikaba byatera umubyibuho ukabije,
kuko nk'uko twabibonye amamesa agirwa n'ibinure 100%. Rero reka nsoze mbabwira ngo kurya amamesa ubwabyo si bibi, ahubwo uburyo uyaryamo, inshuro uyaryamo nibyo bigukururira ingorane mbi mu buzima bwawe. Kuyarya gake kandi make, ukibuka gucamutsa ayo utekesha gusa ntasigare, ni bimwe mu byakurinda ingaruka ziterwa no kuyakoresha nabi. Aya yari amamesa, ariko reka mbabwire ngo mureke twirindire ubuzima, ukora subscribe, usharinga na bagenzi bawe. Wanasiga n'igitekerezo tukazakubwira ku kimera wifuza n'akamaro kacyo. Turabakunda. Iki ni Ikibabi TV.